harimo ibiyobyabwenge oya harimo imibonano mpuzabitsina reka harimo ntabwo ari ibyo kwishimisha Sandra. I thought you said like harimo hari ndacyaza okay biracyaza harimo imiziki like itari myiza cyane nk'andi ngo ntabwo ari inspiration. So muraho mwaramutse mwiriwe murakomeye tugarutse mu kiganiro cyacu cyiza cyane dukunda kandi natwe tuzi ko mukunda cyitwa Girls Corner. Nizere ko muri tayari kumva ibintu byinshi cyane byiza twabateguriye. Ngiye turi kumwe nitwa Sandra w'umushambakazi w'umunyarwandakazi nk'ibisanzwe. So leka umwanya mugenzi wanjye ivuga. Nanjye nitwa umuringa Eliza Lisile. Umuringa Eliza mu batoya wa jambo. You feel me? Yeah, and Girls Corner nkuko Sandra yavuze ni inguni y'abakobwa. Inguni twege nk'abakobwa duhuriramo tukavuga ese ni ibiki biri kugenda, ni ibiki biri ku isoko, ni ibiki bitagenda, ni ibiki biri kuba. Yeah. Turagarutse rero mu nguni y'abakobwa nanone. Kabisa twaje tugarutse dufite ibyiza byinshi cyane mugomba kumva. Like dufite ibintu mushaka kumva. Turabizi neza ko mushaka kubyumva. Natwe tujye kubyumva bwa mbere twese tubimenya ko mubishaka. Ni ibintu twarebye turabati ibintu batabizi. Ntacyo twatubamariye. No kuri. Ntacyo twatubamariye. So tuje hano tuje gukora icyo mwe mwifuza ariko kuba Girls Corner tukaba nabo presenter mukunda cyane. Twazana na information mukunda amakuru. So kadutangire let's rope in. So ikintu cyambere tuvugaho nako ibintu tugiye kuvugaho muri rusange. Uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira ite Sandra? Iragira ite umushambakazi wanje ariko buri mubyeyi agomba kuganiriza umwana we. Yego ntabwo dushaka kugira ngo twibande ku bana b'abakobwa gusa kuko turabizi ko iyi ari agakwekabakobwa, ariko tugira ngo tuganirize buri mubyeyi wese niba ufite umwana w'umukobwa tugira ngo tukuganirize nawe wumve ibyo ushobora kuba wavugisha waganirizaho umwana wawe ibyo wumva agomba kumenya. Ese ni ibiki ugomba kubwira umwana wawe, ugomba kuganiriza n'umwana igihe ageze mu bugimbi ese n'ubwangavu kuko hari ibintu byinshi mu bwangavu bwacu, ibintu byinshi twagiraga mugasanga bimwe ntabwo tubizi. Abashuti bacu baratubwira ibintu tukumva ntidusobanukiwe, either ni ibinyoma cyangwa se ni ibintu bidafite raison. Ariko nk'umubyeyi ugomba gufata iya mbere kuvuga ngo umwana wanjye niba ageze mu myaka runaka ngomba kumwicaza nkamuganiriza kuri ibintu kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nahura n'ikintu runaka bitazamuyobera nzabe narahamubereye nk'umubyeyi cyane rwose. Afite mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigorwa kikiri gito. Ndumva tutakarindiriye ubugimbi cyangwa ubwangavu wakamubwiye kare hanyuma nawe ubwe akazajya kugera muri icyo gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu abizi neza. Azidagiye guhura nabyo ab'ingimbi cyangwa abangavu ntabwo bumva. Buriya bakamufatiranye kare njye numva ariyo nama ifasha ifata igihebeba ibiganira. So ni imwe muri show z'umwihariko dukora z'ikinyarwanda gusa. Yego rwose tugira ngo n'abanyarwanda bacu like abaturarwanda bacu batumva icyongereza, ururimi rw'icyongereza no babashe kugira ngo bisange muri ushobora kuba no kureba iki kiganiro utari umubyeyi ntabwo bina ari ibintu bibowa my fellow teens. Ntabwo ari ibintu bibowa kuko twese aho tugana nuko ababyeyi kandi kugira ngo umenye ibyo uzaganiriza umwana wawe ugomba kubyiga ubu ngubu kugira ngo uzagere icyo gihe nawe ubyumva neza. You feel me? I feel you. She feels me. So ikintu cyambere tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'impano. Like impano Sandra ufite iyihe mpano kamufatirana ariko kuvuga ndumiwe hanyuma ufite iyihe? Njye ngira impano nyinshi cyane ndaririmba nakubyinira akapera y'umunota umwe gusa nako utanagiye amasegonda 30 banyakuba amasegonda twaza twambaye mama twaza uziko batwihishemo. Actually next stop say star ninjye ndenza umva nibwo iyo mpano nibwo nyivumbuye actually akwagiye kakubeshya imana kureba. Kadukomeze babyeyi abana banyu bafite impano. Ese wari ubizi impano y'umwana wawe? Ntabwo mbizi ko warubi. Byitaho unamubaze unareba icyo akunda hanyuma umushyigikire. Tukaba turakirangira icyo ngiki. Ku bintu bijyanye n'ibyo gukora like mu Cyongereza byita career
career orientations ntabwo ari ibintu bitangira umwana amaze kurangiza kaminuza cyangwa kuvuga ngo iki kugira ngo agire iyo mindset iyo kuvuga ngo afite career orientation muri we nuko wabiherekera umuganiriza kuri ibyo bintu gusa nanone hari ikintu tugomba kwibagirwa hari kuvuga ko umubyeyi uwo ufite hari icyo ushaka ko umwana wazaba eske yaravutse avuga ngo ngiye mwana mbona yaba umuganga bikanshimisha cyangwa ababyeyi benshi ni actually 90% y'ababyeyi bavuga ati umwana wanjye azaba umuganga mama ndabizi ushaka ko mba umuganga so ibyo ntabwo bifera cyane niba umwana afite iyindi ahandi hantu yisanga hashobora kumushimisha umubyeyi ikintu agomba gukora ubundi cyane cyane ukumushyigikira umwana we ugomba kwita ku munezero w'umwana wawe cyane kurusha ibintu byose yego success kaza ari ya kabiri ariko umunezero kaza ari uwa mbere kuko iyo umuntu ari gukora ikintu akunda ikintu yishimira kandi ikintu yumva ko afitemo intego runaka nibwo ugikora kandi kikaba a success kuri wowe akaba ari ikintu ugeraho mu myaka 10 20 imbere akavuga ati kino kintu nakigezeho kuko umubyeyi wanjye yanshyigikiye akenshi hari igihe abana benshi b'iki gihe usanga umwana yavuze ati njye nzajya mu muziki ngiye kuririmba umubyeyi yataye ati umwana wanjye agiye kubikirara birarangiye ariko nyine mubyeyi ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugufasha umwana wawe ukamushyigikira kuko akenshi iyo utamushyigikiye nibwo ajya gushaka umuntu umushyigikira muri za nzira mbi utifuza ko yageramo umwana wawe so I think buri mubyeyi ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugushyigikira umwana wawe either mu mpano afite cyangwa se career ahantu yifuza kugana ikintu yifuza kuzakora mu myaka iri imbere so ikindi kintu ababyeyi numva bagomba kuganiza abana babo mu bugimbi n'ubwangavu ni ikintu cyerekeranye ko tuvuge ibintu byose byo kwishimisha muri rusange kwishimisha ariko twishimisha kenshi ariko ko twishimisha nyine mu buryo bwinshi what are you talking about I'm gonna come to you so kwishimisha mvuga rero ndaza kuvugiramo ibintu byinshi cyane harimo ibiyobyabwenge harimo imibonano mpuzabitsina reka harimo ntabwo ari ibyo kwishimisha Sandra I thought you said like hari ndacyaza biracyaza harimo imiziki like itari myiza cyane nk'andi ngo fuck you bitch ntabwo ari inspiration so this thing will be muted you feel me yes so hari ibintu byinshi cyane like hari ukugenda muri library ukajya gusoma igitabo hari ukujya kuririmba muri studio ni uburyo bwinshi twishimisha hari ukugenda ukajya gusura abashuti bawe exactly ariko muri ubwo buryo bwose harimo uburyo buri really negative kandi urubyiruko babona ko ari ibintu nyine ntabwo twamara utabaye ku kid ntabwo nzi icyo wabura icyo ariko buri saha buri segonda ariko that's not the point so umubyeyi icyo nshaka kuvuga ni uko ugomba kwiganiriza umwana we hakiri kare kugira ngo akure abizi ko ibyo bintu ari bibi naho ubundi umwana namara kuba ingimbi cyangwa umwangavu azavuga ngo biriya ni iby'ababyeyi ba kera they don't know what n'ubundi mama nta kintu yambwiyeho we ntabwo icyo gihe mu gihe cye ntabwo byari bihari kandi byari bihari mubyeyi ibyo bintu byakozeho hari ikintu nabonye hari ikintu nabonye kiganje mu miryango ubu ngubu umubyeyi akenshi avuga ibintu byiza yakoze ntabwo abwira umwana amakosa yagiye akora mu buzima kugira ngo umwana we yigireho ndakubwira ngo there is something I noticed umubyeyi akaba ati nabaguwa mbere gusa no like for sure mukuri mumfashe niba mbeshye tell me if I'm lying bavuga muri comment umubyeyi wese yabaye wa mbere like class yose yabago ababyeyi zose biganye barabeshye tugiye ngo aba mbere gabati okay class yabo ntabwibaho I mean seriously ntabwo ushaka kumbwira ngo nabaye wa mbere na tante wanjye akambwira ngo yabaye wa mbere n'abandi bose bakambwira ngo babaye wa mbere none sara umuswa wari uhari kera ababyeyi bose n'abahanga no which is not the reality ariko ngenda ndizera ko yego kuba wenda utaraguwa mbere nabyo ntago ari ikibazo gihari nibaraguwa 8 byemewe sinabaguwa 8 ariko siko nshaka kumira nagiraga sheke mu mibare iyo sheke nagiraga nkayi working on in this kind of way nabigenzaga gutya kugira ngo iyo sheke nyivemo you feel me no you guys shouldn't like you shouldn't paint the picture that you want us to live the perfect picture itarabaye no you guys weren't perfect icyo gihe ni kimwe nigiye dukora ariko sugahita wumva ati ndapfuye birarangiye my father my mom was perfect and I'm messing this up my mom is gonna kill me ikintu cyose mama ranyica ntunashake a way to uburyo wakactinga muri iryo kosa ukavuga ati I'm dead let me just go jump off a bridge and I'm fine yes so let me hit some ecstasy okay so niyo mpamvu ababyeyi bose abana bahisha ababyeyi kuko like Sandra ariko cyo ko bakora iki abana bahisha ababyeyi period
like ukabuzi ko umwana wawe like she's this perfect child kuko that's the picture you painted for her ariko atari malaika nkuko abivuze kabisa. Ikintu ugomba kwereka umwana wawe cyambere nuko mistakes can be corrected, but you don't have to be afraid to mention your mistake. You just need to like work upon yourself. It's all possible. Yeah. No, you have to be this perfect child. Ntabwo nizeye ko umwana wazaza akubwira mama nakoze n'amakosa uzamwica nyine ko she's not the kind of perfect. Byazaza zagushushanyiriza iyo perfect picture uvuga ati kabisa narareze. Right. Ariko icyo hari situation umwana wazageramo abura uko abigenza kuko nta nama z'umubyeyi afite. Inshuti za yenda niba zitamubwiye ibintu by'ibinyoma baramubwiye ibintu murarura bikamujyana ahandi hantu hatari heza. We nk'umubyeyi bagakwiye gufata kugira uruhande rwe ukavuga ati mwana wanjye nugira iki kibazo I'll be there for you. Yeah, there's something I noticed like with my friends. I wouldn't say we do drugs or hey, but ndabazi man. Ego. Uyu mwana uranga ashaka kuzamfungisha do. Leta ntabwo mfite ibiyobyabwenge. Ndumiwe reka nkubwire sibyo. So there is this thing tujye tuvuga sibyo like coolness twibeshya ko coolness ari just like nyine kuvuga ngo ufite click nyine being a saga yeah being a saga thank you come go hey okay you must choose the whole vibe nukuri mu mbaye please look at her Sandra ari kubi hyping up dukomeze. Okay, so like ukatuzi ko kuwa cool ariko like we're involved with those people bambara the pocket ariko it's not the case. I mean, yeah, you can be all that cool ariko legally be legal, man. No, let's normalize this thing of being legal, right? Niba go kumwa like weed or whatever, cocaine, heroin, illegal. All those things. Normalize to be legal. It's not only being illegal, it can also harm your life. Yes. Yeah. So these are all the things that parents are supposed to talk. Hii conversation ni conversation umubyeyi agomba kugirana n'umwana we hakiri kare. Indeed. Yes. So wewe mbwira let's say umwana wawe arakuze abathag nkuko babivugaga, what would you do? Umwana nanjye sinzi okay ntago naba control ibintu byose akora ako ikintu cyambere nzameka ngashora nukuba friend of my child, of my kid, right? Either boy or girl. That man peace ariko bimeze kiriguta tell me what's going on with your life. I love the idea. So the first thing that as a parent you should try to be best friend to your kid, to your girl, to your teenage boy. Kugira ngo igihe cyose azavuga ati I messed up, ahantu hambere azatekereza kujya ntazaba ari mu biyobyabwenge, ntazaba ari in alcohol, agaza ati let me go talk to my mom. That's great. Tell her what I'm doing next. That's that awesome, I messed up in this kind of way. Jeje umwana wawe muza building a trust, kandi your trust muza mwara building izatuma achieving a thing in his life cyangwa her life ataka achieving wenyine. You feel me? I feel Say you. You feel me? I feel you. So ikindi kintu nyine nshaka kubaza personal freedom y'umwana yumva gute? Personal freedom. Kuvuga ko umwana nyine ifite ubwigenge ku giti cye ariko nyine nakubanza mbwira ko freedom abantu bayumva mu buryo butandukanye. I'm not an interviewer. I mean ikintu ndi kuvuga nuko nyine freedom ni mu buryo butandukanye. Nshobora kuvuga ngo freedom I make any decision nta muntu mbajije. Today nayoba man nayoba ariko nje freedom cyangwa cyane personal freedom ku mwana numaka icyagiye umwana yafata decision ariko mbere ko afata iyo decision akaba yabanje kugisha inama someone, either a brother, a sibling, cousin, cyane parent, which counts most. So nimba kindi umwana afata decision ariko yabanje kugisha inama. Yeah. Akaza kangisha inama ntaba ari ngivuga ngo do this, don't do this. Ahubwo nkamubwira if you do this bizagenda gutya, if you don't do it bizagenda gutya. So make your own choice, baby. Right. Make your own choice. Right. That's what I'd say personal freedom is. Yes. So there is also this thing called hari ibintu byitwa curfew. That day. Nagari curfew mu Rwanda gusa. Nagari curfew ya corona. Nagari curfew ya corona. I mean there is a curfew umubyeyi ahereza umwana. Yeah. So with this curfew nyine akavuga ati nyine umwana akabyitiranya. Akavuga ati umubyeyi ari kumara imitation nyinshi cyane. Ntabwo nzajya kuryoshya niba show itangira saa 3 mama yambwiye ngo ndataha saa 2. Yes, when I was I think 13.
koko imbere abandi igihe cya curfew. No, ndabivuga. Wandabeye isaha. So when I was 13 nyine, that's when my mom, like, when the obviously curfew yari really obvious. Ariko no, when I was 13, they invented the curfew. Okay. Baravuga ati no wa mwana we tujye tukubona hano amasaha runaka. Saa 10. Oh yeah, saa 10 is too much. So nyine pe ndavuga ati even this is like too much numva ndababaye, you know. Ariko nyine later on nabonye impamvu bamaga curfew yari so important. So with the freedom of the child nko bavuga decisions, njye numva ko umwana wamuha freedom ariko ukashyiraho some limitations. Exactly. Yeah, so you can give a child freedom ariko ntibagirwe kuba a parent. So yeah, that's what I think. Freedom is all about just like being together and then you don't be together, that's it. You know, umwanya umwe ukaba uri mu rugo undi mwanya ukaba utari mu rugo. That's it. Agiye utari mu rugo ukavuga ngo I have to know I'm acting right. Yes, I left announced. Yes. Yeah, so I think ni ibintu byinshi tujya kuvuga ibintu umubyeyi akwiye kuganira n'umwana we ni byinshi, but the most important thing that you should know as a parent, try to talk to your children. No, just try to be her friend. Hari ibintu ababyeyi batinya kutuganirizaho. Muze mubituganirize. I know. So that these things, you know, like we have to kubyitaho twese. So ubwo ngo wenda nababyeyi birandeba kandi nawe birakureba. Twese biratureba. Turangiza insanganyamatsiko. Motivation speaking boy. Turangiza insanganyamatsiko y'uyu munsi rero. Ndagira ngo mbashimire cyane ko mwatwumvise. Mukadutega amatwi tukaba turangije kino kiganiro cyacu dukunda cyane cy'agakwekabakobwa, I mean Girls Corner. Twishimiye cyane kubana namwe, twize ibintu byinshi n'ibindi byose mushaka ko tuvugaho mwabyandika hasi muri comments. Cyangwa mugasharinga, cyangwa mukalikinga, subscribe, everything. We are so open to your support and we will so much appreciate it. So yeah, tukarangiza show yacu tubabwira ngo mugiriye byiza, peace out. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Peace and Umwana love. yubahiriza corona.